Amazi ni ngombwa ko abantu bamenya ukuntu anyobwa. Uvuga ngo iyo turi kunywa amazi abantu benshi afata icupa nk'iri ngiri agashyira ku munwa, kurinda ayamaze agacupa akakajugunya hariya hirya. Ni ukuvuga ngo ntabwo ariko amazi anyobwa. Amazi umuntu ayanywa buhoro buhoro, ibyo twita kurya amazi no kunywa ibiryo. Uvuga ngo ibiryo tugomba kubikanjakanja neza bikanoga ku buryo bigera ku gipimo cy'uko bimera bimeze nk'uko amazi aba ameze. Noneho amazi tugomba kuyarya, uvuga ngo tugomba kuyatinza mu kanwa mu buryo bushoboka, ku buryo uyamira wumva ko ari ya mazi yamaze kwivanga n'ibinyabutabire byo mu macandwe, bityo ariya mazi agirira umumaro umubiri kurusha yandi wahise umira vuba vuba. Nk'uko bya biryo umuntu yamize vuba vuba nabyo ntago byivanga neza n'ibinyabutabire byo mu macandwe bidufasha koroshya igogora iyo rigeze mu gifu. Rero amazi nibura kuyanywa neza, uyamira wumva ko yenze kumera nk'umurenda. Uvuga ngo urayanywa ukayajundika umwanya muto ku buryo yivanga n'ibinyabutabire byo mu macandwe, warangiza ukayamira gahoro ku buryo nibura kano gacupa k'icya kabiri cya litiro umuntu aba agomba kukanywa nibura iminota 5. Iyo urenze Sonatube werekeza Kicukiro Centre ugera kuri kioske yitwa Alleluia iteganye n'inzu ya etage iri imbere yayo. Kuri etage uhita ubonaho icyapa cyanditseho ngo La Pervenche. Aha niho ivuriro mbonezamirire rimaze kugaragaza umwihariko mu gufasha abantu kuringaniza ibiro byabo no kugira amagara mazima ribarizwa. Ushobora kuba uri umwe muri benshi bakeneye ubufasha bwabo. Wahamagara kuri 0788 60 60 46.